batujyanye kudufunga. Kabiri, leta ntibone icyo urimo gukora giciriritse ngo ikita akajagari kuko kigutunze. Uzi buriya ibi biboro bavuga ngo uyu ngo arimo gukora ngo ubucuruzi bw'akajagari, ngo gukora ubucuruzi bute akajagari. Umuntu yabashije kubona ibihumbi 10 akavuga ngo reka mbigire igishoro njye mbona 12 bibiri bidutunge mu rugo andakomeze ahubwo mbonera no gutanga ubutumwa kuri leta muri iki tukiri kuri yo sije. Uriya mubyeyi urimo gucuruza ibyo mufata ko bitemewe abadudubira abana be ariko kitemewe ni iki wari wasonza sinzara yabitara. Ibyo n'umurengwe rero urimo kuvuga. Iyo umufasha ukamupirikana ukamujyana kwa Kabuga uba wohereje abo yareraga mu buzima bwo mu muhanda, warangiza ukavuga ngo n'ubucuruzi butemewe, atunze umuryango yanze kuba indaya arimo gushaka. Ariko guys come on, none ibyo bintu byumvisha agahinda karanyica ku rwego rwo hejuru. Bivuzeho ugahita uhindura isura bikagaragara. Cyo kintu kiba kimbabaza abo twita ko bari gukora ubwo bucuruzi butemewe ni rubanda rugufi. Yego, nta bucuruzi bw'akajagari bubaho. Ndabizi abanyepolitiki cyangwa se inzego bwite za leta cyangwa se inzego z'ibanze bagiye kunyumva nabi. Uzi ufasha uriya mucuruzi uri gukora buriya bucuruzi, noneho leta mbagira inama y'ubuntu nari nabubishyuza ukamuca umusoro w'amafaranga 300 ku munsi. Yego, aba bacuruzi ntibarenga ibihumbi 100. Yego, fata ibyo bihumbi 100 bikuye n'amafaranga 300 umwe yatanze, araba ari amafaranga angahe? ni amafaranga menshi. Noneho mufata umujyane umujyane mu kigo cy'igororamuco nibwo umugiriye neza cyangwa ahubwo kandi unamutanga ahandi cyo kugira ngo abeho. Ahanyi mu muryango yareraga uri hehewo bisanze hano habi. None se ubwo bucuruzi bw'akajagari burahari? None se ibyo bitekerezo ko byakaba bitangwa n'intumwa za rubanda aribo badepite kandi arizo zirimo kuvuga ngo kujya kudepoza ngo usaba akazi ngo byishyurire. Ubwo kuki abadepite badutenguha rero mu mboni zabo utekereza ko ari ukubera? Simbizi, ibyo ni ibyabo. Nuko batagera kuri tere ngo barebe abantu bavugira. Utabuze icyo abwita ubumera, uwariye agahaga ntabazi ko ejo azasonza, iyaguhaye yakunyaga. Mbabazwa cyane cyane n'abafata aba bacuruzi bato baciriritse bagishakisha bari kwidudubira bakabyita ngo akajagari. Yanje n'ibigomora ngo n'amafaranga y'umwibikire ayora kwigwa asereka indaya mu kabari ngende abana banjye baburaye. Hako namwe ni mu karere ka Ngoma mu kabari gahari harumvikana urusaku. Muri ako kanya abagore babiri basohotse bafatanye mu ijosi, ari nako inkweto bakuyemo ngo barapfa umugabo. Ariko Ingabire Diane wiyemerera ko ari indaya we yemeza ko bose bamufiteho uburenganzira. Bamwita Shizirungu Emmanuel ni umugabo wanjye namwemeje 100%. Uwo mugore ni uwa mbere bashakanye bafitanye abana babiri, ngendisha reke ariko ninjye agaciro bitewe nuko namusuzugura. Njyewe ndi indangamirwa, urasanga umugabo wawe mu kabari ukamwandagaza ushinzwe iki? Ushingiye kuki? Warasezeranye? Umugabo wanjye se namuzanye muziritse cyangwa yarizanye? Icyo yabuze ku mugore we nicyo yanasanga akaba cyabasa sukazi. Impamvu twese turindaye ari njyewe ntago nasezeranye na Shizirungu, ari uwo mugore niyasezeranye na Shizirungu. Twese ku mugabo wacu nta gaciro dufite. None ubu rero size ngizi pati ya pombe mazi yoti turi kumwe. Iki pati ya pombe mazi yoti turi kumwe. Njyewe na Shizirungu Emmanuel umugore arahindukira, ahindukiye abona ninjye Kizigenza aka Muhata Urukundo James. Shizirungu Emmanuel nzara umuhata paka umugore we ahafi ni muhe mu Kagera, Nyabarongo,
nabyo byashoboka. Mugisha ntazi gukoresha ikintu bita buridasi ngo n'uwafashe bya bikoresho byo kwa muganga ntabyo azi, akoresha amashashano ajyamo amandazi. Yego ubwo ni ukuvuga ngo umuntu uri buve hano ajya i Nyarubuye aba afite amashashi aha mu mufuka we. noneho mfite imfunguzo afunguza inzu ubwanjye namwisangiye mu nzu simubeshyera. Abakecuru bakadutega bakatujyana mu nzira twigendera n'abagenzi turwanira mu nzu kugira mbura abamurura. Umujyi wose waramuruye na mudugudu aramurura arengeje igipimo ahubwo kuko no kwica we yakwica. Ntabwo tunguye se ni mu mwibarizo ntabwo ari ubukati mutezi direde singegera ifata abagore ku ngufu nta kintu ni Instagram idakoma kati muyanjye waseba heno yego we ingenda we ingenda Instagram yakoma kati muyanjye muganga yandu ingenda we ngero hambuke kare kijiko karima kijiko muyanjye waseba heno ingenda Urama aye bamita mukama na Brazil mukari ku waruhanga kare ka ruhanga muyange ngamba we ngenda we ngenda Instagram idakoma kati ubuzima se bumeze ubuzima ni tanje ni fasta iyo ukaze ukaze niyo ugenda amari tanje ubuzima ngandi bubusa nkarenza amazi ndi bubusa nkarenza amazi bro kuri minsi no kubera ko nubundi imvura igiye kundangiza igiye kumanukiraho mu mudugudu ni fasta ariko natuza nkabyeka papa wo mwijuru umugabo w'ibigango sandi taruma kiti kigaza amarumbo rero abandinda yasura ikaza ikaca ku ruhande noneho nkaditwa mbonye nabona ikiro cy'ibirayi nabona ikiro cy'igitoki mbandumva ni fresh impamo y'Imana kubera Imana ya TV nanjye mba ni TV Rwanda cyo kika personnel iyo ni fasta iyo ni tishe ingoma ni ingoma canganya ubuzima ni danje fire mwana ntaskira foma jore barwariraye ha ubundi cyo kika personnel yuriya gakeya urya gatoya wagize indodo ukaryana n'ubunyobwa byose bari kubera Imana. Nibwo Ingabire Liliane yafashwe n'umubyeyi we asambanywa na Nsengiyumva Loise icyo gihe ngo haburaga iminsi 19 ngo yuzuze imyaka y'ubukure. Ingabire avuga ko we n'uyu musore bari babanye nk'umugore n'umugabo nk'uko abisobanura. Twabanye tukiri batoya noneho yarangiza tukageraho bwa mbere kuryamana akambwira ngo nzabivuge tugitanya nyine twaryamanye mfite 15. Uburyo mwabanagamo ni uburyo bwo mu rugo cyangwa se uburyo bwo gucudika gusa? Twabayeho nyine mu buryo bwo kuryamana. Mwari mumaranye igihe kingana iki? Imyaka 3. nuko nyine byageze aho ngaho biratinda mbwira ko tukazaza tubikora ariko nzi ko tuzabana nyizeza mbwira tuzabana bigera aho bitinda rero ababyeyi baradufata babafashe noneho hakozwe iki? batujyanye kudufunga.